Turabasuhuje bene data, nshuti, bavandimwe. Imana ibahe umugisha mwebwe dukomeje kubana dufata umwanya wacu kugira ngo twige Bibiliya, kugira ngo dusobanukirwe neza ko twakora umurimo w'iyaduhamagaye, uko twakora akazi katumye Imana idushyira ku isi, kubera ko intego y'Imana idushyira ku isi ntabwo yadushyize ku isi ngo tube ibisambo, ntabwo yadushyize ku isi ngo tube abasambanyi, ntabwo yadushyize ku isi ngo dukore ikindi icyo ari cyo cyose. Yadushyize ku isi kugira ngo tuyihimbaze, tuvuge ineza yayo, bidakuyeho ko twakora n'indi mirimo itubeshaho mu buzima busanzwe, ariko icya mbere ni uko dufata umutima wacu, imbaraga zacu, mbega ibyacu byose tukabanza tukabiharira Imana, hanyuma ibindi byose tukabyongererwa. Muri iyi minsi iterambere ni ukuvuga ngo ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere kandi rikagenda rihindura byinshi, ugasanga benshi bakoresha umwanya wabo, bakoresha amafaranga yabo, bakoresha ibitekerezo byabo, bapositinga amafoto y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, kandi mbega ibyo bigakurura abantu benshi. Ariko twebwe Imana yashimye ko twamamaza Yesu Kristo, tugomba kubiha agaciro, hanyuma n'abatarabizamo bakabizamo, nkabakangurira kubizamo, kubera ko nubwo bapositinga amafoto y'urukozasoni cyangwa se amavidewo, ariko iherezo ryo gukiranirwa ni ukurimbuka, ni ukuzajya mu muriro waka. Ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo twagakwiye kurebaho cyane. Icyo dukwiriye kurebaho ni urukundo Kristo yadukunze, akabambwa, agakubitwa, agasuzugurwa, agacirwa mu maso, kugira ngo njyewe nawe tubone ubugingo, kugira ngo njyewe nawe tuve mu maboko y'umwanzi Satani. Byaba bibabaje rero abo yacunguye ariko dukomeje kumubabaza. Ariko icyo nakangurira abamwemeye bose bakizera izina rye, ni ukugira ngo mukomere, mushikame, musenga, murwanya umwanzi Satani, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Hanyuma abataramwizera namwe babwira ko umwami Yesu agira neza, kugira ngo mumwizere. Tugiye gukomerezaho turebera hamwe izi ncamake z'ibi bitabo byo mu isezerano rishya. Hanyuma twari turangije kurebera hamwe incamake z'ubutumwa bwiza, dukurikizaho igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubu tugiye gutangira tureba inzandiko zo mu isezerano rishya. Inzandiko zo mu isezerano rishya rero zitangirwa n'igitabo cy'Abaroma, aricyo tugiye kurebera hamwe incamake z'ibirimo mu minota mikeya. Pawulo yanditse ubusobanuro bwagutse bwa teoloji y'Abakristo, ashaka kwamamaza insobanuro y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, cyane cyane imbaraga z'ubwo butumwa kuri twe no ku mibanire yacu n'Imana. Imirongo nyamukuru iboneka mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 16 kugeza 17, haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Uyu murongo ndawukunda cyane cyane, ariko reka nkusubire. Uravuga ngo 1:16 mu Baroma haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. 17 hakavuga ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera.
Gukiranuka nicyo gitekerezo nyamukuru mu rwandiko rwa Pawulo ku Baroma. Iri jambo gukiranuka riboneka inshuro 34 n'andi magambo ashingiye kuri ryo rikoreshwa cyangwa se rivugwa inshuro 64 muri iki gitabo ubwacyo. Hanyuma ibice by'ingenzi mu gitabo cy'Abaroma. Yego, ibice byose ni ingenzi, ariko Abaroma 3 igice cya 3 kugeza ku cya 5 harimo inyigisho yo gukiranuka ku bw'ubuntu bitewe no kwizera Kristo bidatewe n'imirimo y'amategeko. Ibice 6 kugeza ku bice 8 cyangwa se igice cya 6 kugeza ku gice cya 8, ni ukuvuga ngo igice cya 6, cya 7 n'icya 8 harimo inyigisho y'ukuntu umuntu yabohorwa ingoyi z'ibyaha, atari gusa kuko buri mukristo, ahubwo kubw'imbaraga z'umwuka wera. Kandi Abaroma 8:31 kugeza 39 hatubwira cyane ku by'urukundo rwa Kristo. Hano reka mbasubiremo. Aravuga ngo igice cya 6 kugeza ku cya 8 harimo inyigisho y'ukuntu umuntu yabohorwa ingoyi z'ibyaha, atari gusa kuko ari umukristo, ahubwo kubw'imbaraga z'umwuka wera. Kandi Abaroma 8:31-39 hatubwira cyane ku by'urukundo rwa Kristo. Dore incamake y'ibikubiye mu gitabo cy'Abaroma. Cya mbere hari iriburiro dusanga mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 17, hagakurikiraho urubanza rw'ibyaha, impamvu yo gukiranuka kubera ibyaha dusanga mu gice cya mbere kugeza igice cya mbere guhera ku murongo wa 18 ugakomeza igice cya 3 guhera ku murongo wa 20, ukaza 3 gukurwaho urubanza, guhabwa gukiranuka kw'Imana binyuze muri Kristo, bisanga mu gice cya 3 umurongo wa 21 kugeza igice cya 5 guhera ku murongo wa 21. Kane hatubwira kwezwa, ubwo no kuvuga ngo ni incamake nyine bikubiye mu gitabo, kubarwaho gukiranuka igice cya 6 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku gice cya 8 umurongo wa 39. 5 gutsindishirizwa Abayuda n'Abagiriki n'imikorere yo gukiranuka kw'Imana, igice cya 9 umurongo wa mbere kugeza ku gice cya 11 umurongo wa 36. 6 hatubwira uko gukiranuka gukoreshwa, gushyira mu bikorwa ko gukiranuka, igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza igice cya 15 umurongo wa 18. 7 hatubwira ubutumwa bwihariye n'imigisha, tubisanga mu gice cya 15 guhera ku murongo wa 14 gukomeza n'igice cya 16 guhera ku murongo wa 27. Inshuti bavandimwe, mwakoze cyane kubana natwe muri iki gitabo cy'Abaroma, cyangwa se muri iki gitabo gitangira inzandiko zo mu isezerano rishya. Imana ibahe umugisha. Ufite inyunganizi ushaka kuduha kugira ngo tuyisangire, kuko ntangira iyi gahunda nakunze kuvuga kenshi ko nta muntu w'umuhanga mu by'Imana, buri wese aba akeneye ubufasha. Nanjye hari nk'umuntu ufite inyunganizi yatwandikira, nomero tuzishyiraho kugira ngo dukomeze guhugurana mu by'ijambo ry'Imana. Hari ikintu ubona twakongeramo, hari ikintu ubona kitagenda neza,
wabivuga byose kugira ngo dukomeze gusangira, dukomeze dukure mu buryo bw'umwuka. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubana namwe mu byo ndi gukora byose. Amen.